Ezekiyeli igice cya 9 umurongo wa mbere twumva icyo Yesu avuze. Haranditswe ngo maze arangurira mu matwi yanjye n'ijwi rirenga ati abahawe gutwara umurwa nimubigize hafi, umuntu wese afite intwaro yicana mu kuboko kwe. Nuko mbona abantu 6 baturutse mu nzira y'ururembo rwo haruguru ryerekeye ikasikazi, umuntu wese ufite intwaro yicana mu kuboko kwe. Kandi mbona undi muri bo yari yambaye imyambaro y'ibitare, afite ihembe ririmo wino ku itako rye. Maze binjira bahagarara iruhande rw'igicaniro cy'umuringa. Nuko basanga ahantu mwitondere, basanga ubwiza bw'Imana ya Isirayeli bwavuye ku mukerubi aho bwahoze bugeze ku muryango w'inzu. Maze ahamagara uwo muntu wari wambaye imyenda y'ibitare afite ihembe ririmo wino ku itako rye. Nuko Uwiteka aramubwira ati genda unyure mu murwa hagati muri Yerusalemu, maze ushyire ikimenyetso ku gahanga kw'abantu banira ibizira bihakorerwa byose bikabatakisha. Ba bandi arababwira numva ati nimugende munyure muri mu murwa mukurikire maze mukubite amaso yanyu ye kubabarira, kandi mwakugira ibambe mutsembe umusaza n'umusore n'inkumi n'abana bato n'abagore, ariko umuntu wese ufite ikimenyetso mwe kumwakura, ndetse muhere mu buturo bwanjye bwera. Nuko bahera kuri abo basaza bari imbere y'inzu. Umwaka mushya muhire ubuhanuzi bw'umwaka dutangiye burakazi, ariko ndabuvuga nk'uko Yesu yavugaga. Nuko bahera mu buturo bwera, n'inkoni baratimbura, mu makorari baratimbura, ku ruhimbi baratimbura, mu bavugabutumwa baratimbura, mu bashumba baratimbura, mu bahanuzi baratimbura. Mbega umwaka Imana imanutsemo gutimbura. Eka narindi kumva ikiganiro cy'umuvugizi wa perezida yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo mwebwe bagore bamwe muri mwebwe kubw'imyaka yanyu mushimire Uwiteka, nubwo mujya mu kiruhuko cy'izabukuru tutabahaye umupasiteri, mushimire ko hari abandi abana banyu abakobwa banyu bashobora kuzahabwa umupasiteri. Mwiriwe neza, mugire amahoro ya Yesu. Luka igice cya 13 umurongo wa 6 na kodra umurongo wa 6. Iyaba Yesu yaraje hakima ingoma y'amahoro, iyaba Yesu yaraje kurira kwahagarara, amahirwe dufite n'aya, abarokora we bitinde mukazaza. Ibi byose mubona Kristo agiye kugaruka, kwayo we ndashaka umwami wanjye vuba. Dr. Luka yanditse amagambo akomeye igice cya 13 umurongo wa 6. Umugani w'umutini warumbye kandi abacira umugani ati hari umuntu wateye umutini mu ruzabibu rwe, icyo yaraza gushaka imbuto arazibura. Abwira umuhinzi ati dore none uyu mwaka wa 3 nzamushaka imbuto kuri uyu mutini sinzibone, uwuce urakomeza kunyunyuriza icy'ubutaka. Nawe aramusubiza ati databuja ureke uyu mwaka wa 2025 nawe wihorere wihanganire nawo, ubu wihoreye ubu baretse gato ubihoreye mubihanganiye 2027 uyu mwaka nawe batangi nawe ubagiriyemo imbabazi, nawe ubugiriye imbabazi, ariko kandi nutera uzawuca. Shaka umurikira Imana imbabarire muze kumva icyo Imana ivuze muri uyu mwaka. Hanyuma sengesho mugize mu mugisha wo guterana n'abera, nutera wamaze igihe kirekire Imana irawugirira neza ntacyo itakoze, ubiye igihe kirekire utera imbuto, Imana igashaka imbuto ikazibura, iravuga ngo ngiye kuwuca, ariko
hari ijambo Yesu avuze, aravuze ngo nanone kandi hagize imbabazi zo kugira ngo nibuze arebe ko wakwisubira. ubwo umugabo wa Yesu si mwiza, twamupangiye icyubahiro. Imana utinya Imana yajya kugira izindi mbabazi. Zekariya igice cya 2 soze, hanyuma twumva icyo Yesu avuze. Zekariya 2 paje 871 kugira ngo twihute tugereyo. Ndabatangije gusoma. Imana kandi irafasha, ndabizi ko atari ubwa mbere bane nanjye, nubwo bikomeye ariko Yesu arafasha. Amahema n'abacuzi bane, amahema n'abacuzi bane. Zekariya igice cya 2 duhere ku murongo wa 1 turagera kuri 4. Amahema n'abacuzi bangahe? Maze numura amaso ngiye kubona mbona amahema ane. Mbaza marayika twavuganaga ni biriya ni ibiki? Arasubiza ati biriya niyo mahembe yatatanije Abayuda n'Abisirayeli n'ab'i Yerusalemu. Uwiteka anyereka abacuzi bane. Ndamubaza nti bariya bazanywe n'iki? Arasubiza ati uzi ko aya mahembe ari yatatanije Abayuda ntihagira uwegura umutwe. None rero 2025 tega amatwi wumva icyo Imana ivuganye nawe. None rero bariya bazanywe no kuyirukana no gukubita hasi amahembe y'amahanga yajyaga gucizwa no gutera igihugu cy'Abayuda akabatatanya. Haleluya! Bariya bacuzi ikibazanye, ikimanu y'abacuzi bane Imana yohereje kubera ni ugutatanya imbaraga z'abarwanyaga. Imana ibahagurukije abacuzi bane nubwo amahembe arane, buri hembe ryose data ripangiye umucuzi. Ndabizi ko mutanga muri bunyumve. Haleluya! Biragoye. Amahembe ane yafashe imbaraga z'abera arasikamira no kwegura umutwe wateraga kwa gatanu hakabura. Korali baramura kandi baririmba. Wasangaga saa 9 ikintu cyitwa amasengesho arakibagirwa birarangira. Yakwegura umutwe ati mwami Yesu. Imbaraga z'amahembe, imbaraga z'amahembe zangirije abana b'abakobwa bacu batwara abana bari ku makora. Zirukanye abitwabwa n'abashumba bakomeye. Imbaraga z'amahembe baragenda bicaririya, bamwe bahita banabivamo baragenda. Imbaraga z'amahembe Satani yarwanyije uburyo bukomeye itorero ry'Imana. Imbaraga z'amahembe zafasha abigishwa, abigisha bitwaye ko ari abantu bakomeye kuri iyi tere ntibakigaragaraho. Bamwe bamanuye amapantaro, abandi banyweye inzoga, abandi ku buryo n'Imana yabarebye ikababura. Imbaraga z'amahembe. Ese muri hano cyangwa mwata? Izo mahembe zarakugeze zikujya ku butunzi, zigutwara imbaraga nawe wagenda ufite. Imana yarazikupangiye, ariko hamanuka imbaraga z'amahembe 2025 zirabutatanya, ziragenda zigutsikamira hasi kugira ngo uzabyuka wegura umutwe mu buryo bw'umwuka. Imana irabyitegereza iravuga ati ntabwo narekera. 2025 Uwiteka nanjye uko aya mahangara kwiza imbaraga z'amahembe, buri imbaraga y'ihembe nyohereje imbaraga y'umucuzi. Ndaboherereza imbaraga z'abacuzi, ndaboherereza ubutabazi. Buri imbaraga yamurwanije nanjye ndayipangira imbaraga zanjye ndinaniza. Ikunaniriza imbaraga, bohereza ihembe Imana irinaniza, bohereza ibitenge Imana ibinaniza, bohereza nyabingi Imana ibinaniza. Aciye umucuzi mu izina ryanjye cya Yesu. Ahagaza kuhagaruka. Ndashaka kubabwira ngo Imana ibapangira imbaraga z'umucuzi. Hatabaye imbaraga z'umucuzi, abenshi mwamera nk'abandi umwaka ugora. Haleluya!
nabo bose ngo Mose ngo aragenda avugana n'Imana ngo avugane n'Imana imbaraga z'amahembe. Bibutse ko Mose yakoraga mu murimo w'Imana ngo bita Aroni mwene wa bagendanaga doka yajyaga aba ari ku ruhembe ariwe bakorana kenshi na kenshi. Aroni ariwe hafi ya Mose. Haleluya, haleluya, amen. Ngo imbaraga z'amahembe zitera Isirayeli. Baravuga ngo Mose aratinze, Mose atinze, dusubire mu kabare. Mose ntabwo ahari, ntabwo umushumba ahari ngo ntitwaterana. Mose atinze abashumba, Mose atinze barasambana, Mose atinze. Babonye Mose atinze abantu b'Imana baravuga ati reka twikore ibyo twishakiye. Nuko Yesu atinze abitwara ko bajya no kwiga muri gahunda baricikaho ngo nuko Mose atinze kuza kubatabara. Mose atinze kanya gatoya barakora bahita bahinduka nk'abandi. Bamwe batangira kwambara utuntu tugeze aha bahita batangira kugenda nk'abandi. Mose atinze ku musozi ari kuvugana n'Imana, ari kwegerana n'Imana ngo ase babwire igishimana bivuze ariko ngo babonye aratinze. Ati reka dusubire natwe tumere nk'abandi. Abamwe bajya mu butinganyi, abandi batangira kwambara amajipo n'amapantaro ntacyo bitwaye. Tukajyaho na sisiteme ibyaziraga turabizimura, uruhimbi turarweza. Reka tumere dukore sisiteme mu nzu yari n'iy'abandi. Reka babwire ikintu kizatuma Imana ibabara kandi akaga kagiye kuzabaho. Iri torero na pere Imana yarivuze ibintu bikomeye. Mwiriwe, Mose atinze tubona abandi. Uyu mwaka ubu niyo wamagarika Nyarugenge, ibi bintu nabivuga nkabisubiramo. Buri wese nagerageza gukizwa ku giti cye, ashaka agakiza atabwirizwa na mushumba, kuko hari abashumba Imana ireba ntibabone. Shaka agakiza atabwirizwa n'abavuga butumwa, hari abavuga butumwa Imana ireba ntibabone. Shaka agakiza utabwirijwe na mwarimu, hari abarimu Imana ireba ntibabone. Shaka agakiza utabwirijwe n'abakorari, hari amakorari atakiri mu maso y'Imana. Kibi kibiteye izo ngeri zose mvuze n'abandi batavuzwe mu kanwa kanjye, abo ngabo cyabiteye kimwe babaye nk'abandi, kuko Mose atinze kandi kumera nk'abandi bahise bakora ikintu gikomeye. Baravuga ati rero reka ubwo Mose atinze natwe ubwacu twishakira Imana yacu. Uzatinya umuntu akubwira ngo jyewe rero dusenga uko waba nanjye afite Imana yanjye senga. Umuntu uzakubwira ngo afite Imana yasenga, zamubwira ati kabisha wisenze, iyacu ni data wa twese mwiza, iyo ni iyawe, iyacu ni data wa twese. Bafite Imana zabo bari gusenga wowe. Shigikira ubw'Imana. Umuntu wese unyikirije Imana umwikirije mu bihe bibi biri imbere. Kabona mukiri mu minsi mikuru muri kurya mumeze neza. Nagize iyerekwa rikomeye ntashobora kuvugira aha ngaha. Imana yamwe guhaguruka uvuge, kandi sizabura atereye kuvugiraho. Imana mpagurukishe. Turi gusenga uyu mwaka ujya gusoza mu ijoro ryo kuwa kabiri. Hanyuma impamvu nzavugisha umwaka wose ndabizi neza ko Yesu azashyigikira. Haleluya, ni mwebwe banyamugisha rero akanwa kanjye kabubuki Imana ikoranye namwe. Nimwakire ijambo ry'Imana mu izina ryanjye rya Yesu. Mose atinze gatoya, arukara barahindutse. Bigenze bite mugiye kuba nk'abandi kubera iki? Kandi mugiye kuvuga mugiye kubona ukuntu hagiye guhinduka abantu benshi, bamwe bashyiraho benshi bahinduke. Natorazwa bitwaye iki? Dayimoni bitwaye iki? Yamaze kwinjira. Yes, undi twamba amapantaro twebwe, undi se bitwaye iki? Ese undi twebwe tugize abantu bameze gutya n'abandi ko bagera bameze gutya, bidutwaye iki? Il n'y a pas de problème. Nous pouvons changer la direction. Nous avons d'entrer dans l'âme Yesu. Turi kwinjira mu gihe kigoye. Bitwaye iki? Dayimoni bitwaye iki? No kuruhimba arahari.
muhereza Yesu icyubahiro banyakubahwa. Imana ihabwe icyubahiro. Ibi bintu ndi kuvuga isi yose iri kubyumva ndameze neza. Haleluya. Ese kubabwira nabi mugiye inama kunyihorera, mugiye inama kunyihorera, nimwakire ijambo ry'Imana ribakomeza imitima yawe, mumenye icyo Imana yavuganye nawe, mumenye imigambi y'abatimoni afite imbere, mumenye ubugome bwa Satani, mumenye ko twitiriwe n'imbaraga zikomeye z'amahembe zitumye itorero n'abera b'Imana bamera nk'abandi, byishwe n'imbaraga zikomeye mutareba. Twarigiriwe na dayimoni twabitwaye iki? Tubaye nk'abandi twe bidutwaye iki? Ibi bintu zarabaye biba kuba Kristo bagejeje gukizwa n'abitwa ko bakomeye bibabaho, Imana irabyihorera ceceka. Ariko uyu mwaka David ni umwaka atari bwihangane, arakurikiza imbaraga z'umucuzi, kandi uyu mucuzi araza kunaniza buri mbaraga yose yagiye irwanya abarokore, buri mbaraga yarwanyije itorero, buri mbaraga yarwanyije abanyamasengesho. Imana irohereza imbaraga z'abacuzi baturutse mu gihugu cyera cyo mu ijuru. Imana ntabwiza guceceka. Ko mpaka n'ijambo rivuze ko irongeye itugira imbabazi ariko zitazahoraho. Haleluya. Turi kuri ijambo rivuze ko Imana irongeye igize izindi imbabazi. Andika mu ino mwaka imbabazi z'Uwiteka, ariko hariho point d'interrogation. Ni umwaka wo kwikontorora, umwaka Imana iduhaye andi mahirwe yo kuvuga ngo ariko nawe nongere nguhingire, reka mbagire izindi mbabazi, ndebe ko ni ubuzima ariko harabahinduka. Yesu nashimye. Reka nongere ngirire imbabazi, reka mbabwire ni umuvugabutumwa, njya nakira ibyigisho by'abantu benshi batandukanye, cyangwa nkakira ibyifuzo by'abantu benshi batandukanye. Amen. Mu byifuzo abantu batugezaho, twebwe tumeze nk'abashumba, natwe hari abantu batwizera, ukageze kuvuga ati dusengera, akakubwira ibintu ukumva biteye ubwoba, ari umurokore, afite umugabo afite umugore. Izi ngo z'abitwa ko ari umurokore nyinshi zubakiye ku manegeka, ni ibibazo n'ibigeragezo, hari n'izo nzi zimerewe nabi, kandi namaze kwishyurirwa ko izi mbaraga zirashaka gusenya ingo z'abarokore, mu madivorce aba menshi. Izi ni imbaraga z'amahembe zageze no mu bubatsi ingo z'abarokore. Ingo z'abera b'Imana zibanye nabi kubera imbaraga z'amahembe. Imana irashaka kubaka izi ngo, zikubaka zidacana inyuma, zikubaka nta mugabo ufite konti ye n'umugore mwagiriye, nibarangiza umwanya bwati amafaranga yo guhaha ibirayi uti nanjye yabo, kandi bafite ifaranga, buri wese afite ifaranga kuri konti. Badahuza imbaraga z'amahembe zitumye abantu babana ariko badahuza, ziri gutatana. Haleluya. Ndabizi neza ko mumurikiye. Imana ifashe makamo mu gihugu. Tuganije kuvuze ko Imana irongeye itugirira imbabazi. Amen. Yongeye kutugirira imbabazi. N'umwaka imbabazi z'Uwiteka ku buzima bwacu, ku buzima bw'igihugu cyacu dutuyemo nk'Abanyarwanda. Imana itugirira imbabazi nk'Abanyarwanda, yaba bari mu Rwanda n'abari mu mahanga. Ibi ndabivuze, ndabihanuye, niyo mpamvu muri stade Amahoro Imana igize imbabazi ku gihugu cyacu, igize imbabazi ku itorero, igize imbabazi n'abari hanze. N'umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Ariko keba nayo mitonde izi mbabazi baziha agaciro. Ko data yambwiye nibyo irazineze nibyo, ariko
mumenye no kuzigendana, mumenye no kugenda n'imbabazi z'Uwiteka. Sigasire iby'agaciro Imana ibaha, urindisha ifuhe agakiza Imana yaguha, kuko inzira turimo ntabwo ari inzira yo gucira, iragoye. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndizera ko mumurikiye muri benshi. Haleluya, abari inyuma. Haleluya. Ino ni inzira isaba kwihangana gusa, kuko inzira irasaba intwari. Intwari zo zananiwe. Harakaririmba abantu batakikunda, ariko reka gakoresha nubwo ntazi kuririmba. Tugeze mu bihe biruhije abantu benshi, none n'idatanga ino twegere Imana yacu, dusenga ubudasiba ku manywa na nijoro, twihishe mu mababa yayo. Tugeze mu bihe biruhije abantu benshi, none n'idatanga ino twegere Imana yacu, dusenga ubudasiba ku manywa na nijoro, twihishe mu mababa yayo. Komeza usenga Imana, guma mu masengesho, ntabwo izabwira. Ipfukamira ubisenge, wibwira ibyawe byose. Sikubaka nta mugabo ufite konti ye n'umugore mwagiriye, nibarangiza umwanya bwati mpa amafaranga yo guhahira igiti nanjye yabo, kandi bafite ifaranga, bose bafite ifaranga kuri konti. Badahuza imbaraga z'amahembe zitumye abantu babana ariko badahuza, ziri gutatana. Haleluya, ndabizi neza ko mumurikiye. Mfashe Imana, mfashe bakabona. Tukuganije ubuvuzi bw'Imana irongeye itugirira imbabazi. Amen. Yongeye kutugirira imbabazi. N'umwaka w'imbabazi z'Uwiteka ku buzima bwacu, ku buzima bw'igihugu cyacu dutuyemo nk'Abanyarwanda. Imana itugirira imbabazi nk'Abanyarwanda, yaba abari mu Rwanda n'abari mu mahanga. Ibi ndabivuze, ndabihanuye. Niyo mpamvu ariko muri stade Amahoro Imana igize imbabazi ku gihugu cyacu, igize imbabazi ku itorero, igize imbabazi n'abari hanze. N'umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Ariko keba nayo mwitonde, izi mbabazi baziha agaciro. Ko data yambwiye n'ibyo irazineze n'ibyo, ariko muziha agaciro, mumenye no kuzigendana, mumenye no kugenda n'imbabazi z'Uwiteka. Sigasire iby'agaciro Imana ibaha, urindisha ifuhe agakiza Imana yaguha, kuko inzira turimo ntabwo ari inzira yo gucira, iragoye. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndizera ko mumurikiye muri benshi. Haleluya, abari inyuma. Haleluya. Ino ni inzira isaba kwihangana gusa, kuko inzira irasaba intwari. Intwari zo zananiwe. Harakaririmba abantu batakikunda, ariko reka gakoresha nubwo ntazi kuririmba. Tugeze mu bihe biruhije abantu benshi, none n'idatanga ino twegere Imana yacu, dusenga ubudasiba ku manywa na nijoro, twihishe mu mababa yayo. Tugeze mu bihe biruhije abantu benshi, none n'idatanga ino twegere Imana yacu, dusenga ubudasiba ku manywa na nijoro, twihishe mu mababa yayo. Amafaranga yo guhahira igiti nanjye yabo, kandi bafite ifaranga, bose bafite ifaranga kuri konti. Badahuza imbaraga z'amahembe zitumye abantu babana ariko badahuza, ziri gutatana. Haleluya, ndabizi neza ko mumurikiye.
bifashe Imana bifashe bakava mu rugo. Tuganije ubuvuzi bw'Imana irongeye itugirira imbabazi. Amen. Yongeye kutugirira imbabazi. N'umwaka w'imbabazi z'Uwiteka ku buzima bwacu, ku buzima bw'igihugu cyacu dutuyemo nk'Abanyarwanda. Imana itugirira imbabazi nk'Abanyarwanda, yaba abari mu Rwanda n'abari mu mahanga. Ibi ndabivuze ndabihanuye. Niyo mpamvu ariko muri stade Amahoro Imana igize imbabazi ku gihugu cyacu, igize imbabazi ku itorero, igize imbabazi n'abari hanze. N'umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Ariko kebanayo mitonde izi mbabazi baziha agaciro. Ko data yambwiye n'ibyo birasa neza n'ibyo, ariko muziha agaciro, mumenye no kuzigendana, mumenye no kujyana n'imbabazi z'Uwiteka. Sigasire iby'agaciro Imana ibaha, urindisha ifuhe agakiza Imana yaguha, kuko inzira turimo ntabwo ari inzira yo gucira, iragoye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndizera ko mumurikiye muri benshi. Haleluya. Amen. Abari inyuma haleluya. Amen. Ino ni inzira isaba kwihangana gusa, kuko inzira irasaba intwari zo zananiwe. Harakaririmba abantu batakikunda, ariko reka gakoresha nuko ntazi kuririmba. Tugeze mu bihe biruhije abantu benshi, none ntidatangino twegere Imana yacu, dusenga ubudasiba ku manywa na nijoro, twihishe mu mababa yayo. Tugeze mu bihe biruhije abantu benshi, none mwene datangino twegere Imana yacu, dusenga ubudasiba ku manywa na nijoro, twihishe mu mababa yayo. Komeza usenga Imana, guma mu masengesho, nta bwiza bwiri. Ipfukamira ubisenge, wibwira ibyawe byose bizasubiza. Uyu nariko bivuze nawe ubwo siko simbabwira. Habaho rero ko bagomba gusenga ikimasa bose, nabikora ko ari abarokore mwese mumere nk'abandi, mujye mwikubita imbere y'ikimasa. Niryo tegeko mwese musenge ikimasa, niyo Mana yanyu. Imana ya Isirayeli Imana bagikabura cyo kurya umubiri wa Yesu no kuba mu maraso ya Yesu. No, habe indi system y'umusenge cyo mwigize n'ibiki. Ndi kuvuga ngo kunyumva bate usanga ikimasa bakakikubita imbere. Imana iri mu buturo bwanjye, Imana y'abarokore yagendanye nabo, irababara iraceceka. Hamagara Mose, aramubwira ngo Mose we, abarokore babaye bate? Ko babaye nk'abandi bigenze bate Mose? Niki kibateye babaye nk'abandi? Mose, ubwoko bwawe bakuje muri Egiputa amaboko akomeye, bwiyononye simbakeneye. Bwabaye n'abandi bamaze kugira umutima nk'uwaba. Mose we, mufate izindi mushaka, ntabwo nyibakeneye. Babaye n'abandi bajyaga bagira ibihe byo gusenga, ariko ntabwo bafite. Bajya basenga ariko banarwaye amibe, buri wese mu kintu cyitwa icyuma, ariko aza no kwigaburo avuga ati nta kundi nabirenza, nta amibe nari ndwaye. Abitwa ababyeyi bajya bigisha abana kwirinda ibyaha, ariko ababyeyi bacu bamwe bajya bafata amakazi bashyira imbere munsi y'igitanda, bamwe gake barwaye amibe n'utuvu.
kive, Imana ikagira icyo kive, hanyuma ababyeyi bakanabagaburira, ariko abandi bari kumutuve, Imana ikabyihoreka bati Mose we narabibonye byose, imyaka ishize narabyihanganye, narabibonye, bamureye ariko bambesha, naratara pefosala kota neto festi, narabirebaga, mfashe icyemezo nciyemo ndacamo ndizamutse ndatambuka cemo yewe ndacamo ngiriwe ndacamo ndangagirebe Mana yirebe ndavuga ikimana iriku nditambukira mbere. Haleluya, haleluya. Ndareba ku bacuranga ariko bagakora ku magare y'abakobwa. Ndabona rero twa dusore wagira ngo turi mu mikino umunani turirimba ariko twambaye amakuru wagira ngo agapantaro wagira ngo n'utwo tw'isake nta n'agasogisi bafite naho ndareba birirwa gutya ndacabireba Imana ireba mu makora irebe ukuntu abantu bimana ibyuma kandi barabigura Imana n'indangiza usha mu bakirisitu naho ndebe abajya mu bapfumu abajya kwiga mu rugo ari abasambanyi ari abajura ntambagire nitambukira nabo kwitambukira ibyo gukora niriwe itorero n'ijambo ry'Imana ry'umwa. Haleluya, ndareba ukuntu abantu bankunda, ndareba urukundo bankunda narabagiriye neza none baranzinditswe ndatambukira mbere mara kureba ndababara hirya kubyo nakoze ntabwo baba bakihaye papa mara mose naba Mose kuko mfite uburakari nabarimbura bose. Mose akira habaye ikiganiro hagati ya Mose n'Imana, ariko muri hano ngeze ko Mose abaza Imana ngo Mana bigenze bitubanye iki. Mose nawe abarebye abona umuntu yasize ku murimo ngo areberere itorero, umuntu yasize yemeze ngo asigare n'Abisirayeli abayoboye n'abandi fatanyije n'abandi kubaremera ikimasa, azi neza ko ubwoko bwa Isirayeli batajya basenga bunamiye ikimasa, batajya basenga bateze baba baboshye benshi bambaye amapantaro. Mu Bisirayeli ntibyari ibyo, umurikira mu nyumve ntabwo basengaga basize ibintu bitukura hano ku minwa cyangwa bopeye imbohe. Abo ni Abisirayeli ko kera bari bameze, ariko bitwaye ikidayimoni, bitwaye cyane batari kuse ndimo kwambara amapantaro bitwaye ndi umuntu yagakiza amaraso ku mutima, bikanyibutsa abantu ko iyo umutima umuntu yapfa ikintu cya mbere gipfa ni umutima. Kandi umuntu yapfuye umutima burya umurikire mu nyumve. Haleluya, umutima iyo utagitera abatuje ibintu byose wumva ntacyo bitwaye. Haleluya. Imana ibwira Mose ngo aba bantu ni abawe ntibakiri abawe. Mose ngo uburakari buramufata, afata ibisate by'amabuye bibiri byanditseho amategeko 10 Uwiteka aramuhereka ku musozi, ngo arababara bikubita hasi, abikubita kuri cya kimasa kirashwanyagurika, gihinduka ifu ngo ahita arifata aryohereza mu mugezi aratemba. Ahita avuga ngo umuntu wese wakoze ibintu bimeze gutya, buri muryango wose ufata inkota mu muryango wa Lewi, ahita atanga itegeko ryo kuvuga ngo buri muryango wose dufate mu mugabo umwe, ko ayo mazi atemba agenda asogota buri muntu wese mu muryango. Baricana basubiranamo Abisirayeli baricana kuko bakoze ikintu kimwe.
Mose ahita agaruka kandi ayinginga Imana arabwira ngo Uwiteka wibarimbura, nubarimbura bizaba igitutsi ku banyegiputa, bazavuga kuri Imana yica yabakuye mu gihugu cya Egiputa kuza kubicira mu butayu, tubabarire ntubarimbure. Mose ateye umutombe Imana. Ndashimira Imana ikomeje kubana na Mose, ndashimira Imana ko hakiri ba Mose, Imana iracyafite ba Mose bakisengera umurimo, aracyari ba Mose bakingingira itorero, aracyari ba Mose bakingingira igihugu, aracyari ba Mose bingingira ingo zabo. Imana ibushoboze be Mose. Mose arayibwira ngo Mana mbabarira, cyaba ari ikintu kiri mu Bisirayeli no mu Banyegiputa, tugirire imbabazi. Nusoma 14 ngo Imana yumva ijwi rya Mose, ngo Imana ireke inabi uwo mwaka. Tera haleluya. Uwo mwaka ngo ireke inabi kazi, ireke inabi. Nibyo yagombaga kubarimbura kubera ibyaha byabo, kwita yigarura. Yavuga ngo hari abana Kicukiro basenga, haracyari abashumba bazima mu itorero, haracyari abaririmbyi bazima, haracyari